Nshuti mwene data nongeye kukuramutsa mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo kandi nkwifuriza amahoro n'imigisha bikomoka ku Mana. Imana iguhe umugisha cyane. Njyewe ndi Musoni Flavien, nongeye kwishimira kubana nawe muri cya gitabo turimo kwiga cy'Abaheburayo, aho tugeze mu gice cya 9 Part B cyangwa se igice cya kabiri, umugabane wa kabiri w'igice cya 9 cy'Abaheburayo. Nkwibutsa yuko iki gice twagerageje kugicamo imigabane kugira ngo tubashe kukiga neza igice cya 9, aho turi mu cyigisho cy'ubuturo bwera. Ndagira ngo rero uyu munsi ufate Bibiliya bibe hafi kugira ngo tujyane muri uku kwiga ijambo ry'Imana. Dusenge. Witeka Mana nziza, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Wowe Mana yabonye yuko ubibera mu bwami bwawe, urukundo dukunda ndetse n'ibimenyetso n'ibishushanyo byagira icyo bitwereka ku bigendanye n'inama y'agakiza uko izaba imeze, ukemera kubiha Mose akabitangiza mu ihema ry'ubuturo bwera. Iryo hema rikabaho mu gihe cyose abantu bari bategereje Kristo. Aho Kristo aziye, iryo hema rigakomeza kugira ubusobanuro bw'ijuru kugira ngo urupfu rwa Kristo rugire agaciro mu mitima yacu. None abana bawe duciye bugufi kugira ngo tumenyeshe amabanga y'ubwami. Turibuka neza yuko watubwiye ko natwe waducunguriye kugira ngo tube abami n'abatambyi. Kuko ibyo rero nta waba umwami atarabitoranyirijwe, atarabitunganyirijwe kandi atarabyigishijwe. Nta muntu waba umutambyi atarabitoranyirijwe, atarabyigishijwe kandi atarabitojwe. Kubw'ibyo rero turagusaba ngo mu ntege nke zacu, imyumvire yacu yigizwe ahubwo ijambo ryawe riduha imbaraga zo kubasha gushyikira amasezerano yawe n'ibyo urimo kutwigisha muri iri somo. Tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Giti yanjye, uyu munsi tugeze mu gice cya 9 umugabane wa kabiri. Ejo twagarukiye ku murongo wa 8 w'igice cya 9. Uyu munsi turahera ku gice cya 9 nyine umurongo wa 9. Hano Bibiliya iravuga, Pawulo yakomeje yandika ngo ari ryo ryashushanyaga iby'iki gihe cya none, ubwo abakurikiza amategeko yaryo y'iryo hema rya mbere batura amaturo bagatamba ibitambo bitakibasha gutunganya rwose umutima w'ubitura. Kuko ibyo hamwe n'ibibwirizwa by'ibyo kurya no kunywa no kwiyibiza no kujabika by'uburyo bwinshi ari amategeko yo mu buryo bw'abantu gusa, yategetswe kugeza igihe cyo gutunganywa. Ariko Kristo amaze kuza ahinduka umutambyi mukuru w'ibyiza bizaza, anyura mu ihema rirusha rya rindi gukomera no gutungana rwose, ritaremwe n'intoki. Ibyo ni ukuvuga ngo ritari ryo mu byaremwe ibi, kandi ntiyinjijwe ahera cyane n'amaraso y'ihene cyangwa n'ay'ibimasa, ahubwo yahinjijwe rimwe n'amaraso ye amaze kutubonera gucungurwa kw'iteka. None ubwo amaraso y'ihene n'ay'amapfizi n'ivu ry'inka ryiriza, iyo biminjiriwe ku bahumanye, ko byeza umubiri ugahumanuka, nkanswe amaraso ya Kristo witambiye Imana atagira inenge kubw'umwuka w'iteka, ntazarushaho guhumanura imitima yanyu akayezaho imirimo ipfuye, kugira ngo mubone uko mukorera Imana ihoraho. Kubw'ibyo nicyo gituma aba umuhuza w'isezerano rishya, kugira ngo abahamagawe bahabwe ibiragwa bidashira byasezeranijwe, ubwo habayeho uwapfiriye gucungura abacumuye bagitegekwa n'isezerano rya mbere. Iyo isezerano ryo kuraga ribonetse, hakwiriye kuboneka ibihamya ko uwarisezeranije yapfuye. Isezerano ryo kuraga risohozwa n'urupfu rwa nyirarwo rwonyine, kuko ritagira icyo rimara rwose uwarisezeranije akiriho. Nicyo gituma n'isezerano rya mbere ritakomejwe hatariho amaraso. Mose amaze kubwira abantu bose amategeko yose nk'uko yategetswe yose, yenda amaraso y'ibimasa n'ay'ihene n'amazi n'ubwoya bw'intama bwasigishijwe inzigo itukura, yenda n'urubingo, nuko abiminjagira ku gitabo cy'amategeko no ku bantu bose. Arababwira ati, aya ni amaraso y'isezerano Imana yabategekeye. Nuko ihema n'ibintu byose barikoreshaga nabyo abiminjagiraho amaraso. Kuko ukurikije amategeko ibintu hafi ya byose byezwa n'amaraso,
kandi amaraso atavuye ntihabaho kubabarirwa ibyaha. Aha uyu ni umugabane wa kabiri w'iki gitabo cy'Abaheburayo, igice cya 9, aho tugiye kureba, murabyibuka ejo twize ubuturo bwera, ariko twiga aho twitaga mu rugo. Ejo twize ibintu bibiri gusa, twize igicaniro cy'ibitambo, twiga n'igikarabiro. Uyu munsi rero tugomba kwinjira tukareba undi mugabane, ariko mbere y'uko uwo mugabane tuwinjiramo, nifuza y'uko hari ikintu dukwiye kumenya hano. Pawulo yagaragaje neza y'uko ihema rya kera ryashushanyaga ibyagombaga kuzaba bya Kristo, ariko nanone ikindi kintu kidasanzwe ni uko nanone ibyabaga mu buturo bwera byashushanyaga icyo Kristo ubu arimo kudukorera mu bwami bw'Imana. Kubw'ibyo hano Pawulo yakomeje avuga ibibwirizwa byo kurya no kunywa, ndetse nagira ngo mbabwire ngo uyu munsi nifuzaga y'uko nabafasha kugira ngo mumenye ibitambo, mumenye n'uburyo ibitambo byakoreshwaga n'ubwoko bw'amaturo babaga bafite, kandi noneho tunamenye icyo byashushanyaga. Nagira ngo nkubwire yuko Pawulo yavuze yuko habagamo no kujabika k'uburyo bwinshi, kwiyibiza no kujabika. Ibi byaberaga he? Byaberaga ku gikarabiro. Murabyibuka yuko abatambyi bakarabaga bagiye kwinjira mu nshingano. Ibi rero byari bifite icyo bisobanuro. Ibi byari bifitanye isano n'amategeko y'ubutambyi, amategeko y'uburewi, ariko mu by'ukuri Kristo amaze kuza ntabwo byagombaga kuba bigifite ubundi busobanuro bwerekana Kristo, kuko Kristo aje ku musaraba yaravuze ngo ibi birarangiye. Ariko wakwibaza, ese byari birangiye kubera iki? Icyo nashakaga kukubwira ahangaha mu mwanya, turaje turebe amoko y'ibitambo n'amoko n'amaturo bajyanaga ku buturo bwera. Ndakwibutsa neza yuko ihame turimo kugenderaho ni rya hame rero twabonye mu gitabo cy'Abadiventisti b'umunsi wa karindwi bizera, rivuga yuko buri kintu cyose na buri muhango wose wakorerwaga mu buturo bwera wari ufitanye isano na Kristo. Ubwo rero byanga byakunda ibi bitambo n'aya maturo byari bifitanye isano icyo Kristo yagombaga kuzakora i Karuvari. Kubw'ibyo rero agikoze byari bihagije ngo bibe birangiye. Ariko Kristo amaze kuza yahindutse umutambyi mukuru w'ibyiza bizaza, anyura mu ihema rirusha rya rindi gukomera, kuko we ntabwo yaciye mu ihema ryo mu buturo bwera bwa bundi bwari bwararemwe, ahubwo hari irindi hema ridasanzwe ryagombaga kugira icyo rishushanya, ari ryo mubiri we. Ibyo ni ukuvuga ngo ritari ryo mu byaremwe ibi. Kandi Kristo ntiyinjijwe ahera cyane n'amaraso y'ihene, sibyo? Abandi bose batambaga amaraso y'ihene, ay'ibimasa ndetse n'intungura barazitambaga, ariko ikintu kidasanzwe Kristo we yagiye yinjijwe ahera n'amaraso ye. None rero amaraso ya Yesu Kristo witambiye Imana atagira inenge kubw'umwuka w'iteka, Pawulo yatsindagiye yuko azabasha kuduhumanura. Ibi ntago bikwiriye ubundi busobanuro. Kubw'ibyo nicyo gituma Yesu aba umuhuza w'isezerano rishya, kugira ngo abahamagawe bahabwe ibiragwa bidashira. Amen. Mu magambo make Pawulo yakomeje asobanura yuko iyo isezerano ryo kuraga ribonetse, hakwiriye kuboneka ibihamya ko uwari isezeranye yapfuye. Mu magambo make, guturuka kuri Adamu na Eva batambye umwana w'intama, uwo yari isezerano. Mu gihe cya Mose basezeranya Abisiraheli ibyo bagomba gukorera Imana, ariko Mose arangije abamesha amaraso. Ayo maraso ababwira ko ari yabaye isezerano. Igihe Yesu yabwiraga abigishwa be abaha ifunguro ryera, twarabyize ejo, nabo yarababwiye ati ngaya amaraso y'isezerano hagati yanjye namwe, aya ni amaraso y'isezerano rishya. Rero kugira ngo isezerano ryo kuragwa ryemerwe, kugira ngo umurage umuntu awuhabwe mu gihe cya Isiraheli cya Bibiliya, ni uko hagaragaraga ibimenyetso by'uko umuntu agize gute apfuye. Kubw'ibyo rero isezerano ryo gucungurwa kwacu ryasohojwe neza n'urupfu rwa Kristo, kuko urwo rupfu rwonyine nirwo rwatumaga bivuga yuko isezerano abantu ba kera babayeho mbere ya Yesu bajyaga bareba kure mu buryo bw'ibishushanyo. Igihe Yesu yapfaga, iryo sezerano ryari rigize gute? Ryari risohojwe. Mose
Pawulo yagaruye ikintu kidasanzwe avuga yuko Mose igihe yabwiraga abantu amategeko nk'uko yategetswe yose, yenda amaraso y'ibimasa n'ay'ihene n'amazi n'ubwoya bw'intama bwazigishijwe inziga itukura, yenda n'urubingo nuko abiminjagira ku gitabo cy'amategeko no ku bantu bose. Mu magambo make, Mose ikintu igishushanyo cy'uko gukomeza amategeko y'Imana, gukomeza isezerano ry'Imana, Abisirayeli ntibari kuzabibasha, byari kuzashoboka gusa mu gihe isezerano ry'amaraso risohojwe. Arababwira ati aya ni amaraso y'isezerano Imana yabategekeye. Nuko ihema n'ibintu byose barikoreshagamo nabyo abiminjiraho amaraso. Mu magambo make, amaraso adahari, igitereko kitabaza ntacyo cyari kuba kimaze, igicaniro cy'imibavu ntacyo cyari kuba kimaze. Ndagira ngo nkubwire ngo amaraso, nk'uko nabyigishije ejo, amaraso niyo yari agize ubuturo bwera. Pawulo arangije asoza iyi ngingo turi bugarukireho uyu munsi avuga ngo kuko ukurikije amategeko hafi ibintu byose byezwa n'amaraso, kandi amaraso atavuye ntiyabaho kubabarirwa. Iyi ryari ihame ry'Imana kandi ryagombaga gushyirwa mu bikorwa. Nshuti yanjye, nagira ngo twinjire muri Bibiliya turebe amoko y'ibitambo n'amaturo. Amoko y'ibitambo n'amaturo batambaga ku buturo bwera byari ibi: cya mbere batambaga igitambo cy'ibyaha. Urabisoma mu Balewi igice cya 4 umurongo wa 2 kugeza kwa 3. Ariko iki gitambo cy'ibyaha cyazanwaga n'umuntu wakoze icyaha atakitumye. Ibyaha by'ibyitumanano ntago byatambirwaga ibitambo ngo byemerwe. Nshuti yanjye, Imana impa imbaraga nawe iguha imbaraga kugira ngo dutandukane n'ibyaha by'ibyitumanano. Noneho igitambo cya kabiri cyari igitambo cyo gukuraho urubanza. Abalewi 5 umurongo wa 6. Iki gitambo cyahumanuraga umuntu wakoze icyaha ntabimenye, ariko nyuma akazamenya ko ari icyaha yakoze. Iki gitambo cyahumanuraga umuntu wahubutse agasezerana ibintu runaka, nyuma agasanga ibyo bintu yasezeranye ari bibi, binyuranye n'amahame y'umutimanama n'ijambo ry'Imana. Uyu rero yaragarukaga, yarangiza agatamba iki gitambo. Iki gitambo rero cyabaga ari icy'umuntu wimenyeho ikosa nyuma yo gutekereza neza no gushyira ubwenge ku gihe. Cyitwaga igitambo cyo gukuraho urubanza. Mu magambo make, iyo wagitambaga urubanza rwabaga rukuvuyeho, kuko niyo yabaga nta wundi muntu uzi ibyawe bikurimo, wowe wabaga uzi bikugendamo. Uyu munsi wa none nagira mbabwire inshuti zanjye, hari ibintu tuba twiyiziho, hari imitima iducira urubanza abandi bantu badashobora kumenya, hari ibyo tuba twarakoze abandi batazi ariko ijuru rizi. Ibyo nabyo biba bikwiriye gutambirwa igitambo ngo twakire icyo Kristo yadukoreye kandi tumusabe imbabazi. Habaga igitambo cyoswa. Abalewi igice cya 1 umurongo wa 1 kugeza ku murongo wa 3. Iki gitambo cyoswaga cyose uretse uruhu. Hari impamvu uruhu rwagombaga kutotswa. Ikindi ni ibitambo by'uko bari amahoro. Ibitambo by'uko bari amahoro murabisoma mu Balewi igice cya 3. Ibitambo cyoswa muragisoma mu Balewi igice cya 1. Ibitambo by'uko bari amahoro byatambwaga murabireba mu Balewi igice cya 3 umurongo wa 1 kugeza kwa 5. Iki ngiki cyo bya bitambo byose byo hejuru ntago umunyabyaha yabiryagaho, byakoreshwaga mu buturo bwera. Amaraso yaratambwaga, barangiza bagakora byari bifite aho amaraso bayasiga, twarabyize. Ariko ikindi kintu kidasanzwe nuko biriya bitambo bitatu, igitambo cyoswa, igitambo gikuraho urubanza n'igitambo cy'ibyaha, ibi bitambo byose ntabwo umunyabyaha yagiraga umugabane n'umwe yaryaho ku gitambo. Ariko ibitambo by'uko ari amahoro bari baragiye bagenerwa umugabane bagomba kuryaho. Iki gitambo cy'uko bari amahoro umunyabyaha yakiryagaho. Icyambere hari n'andi moko y'ibitambo by'uko bari amahoro, nabyo byari bifite amatsinda atandukanye. Icyambere hari igitambo cy'uko ari amahoro, umuntu akaza akagitamba. Hakaba igitambo cyo guhigura umuhigo, umuntu akaza akumva yahigiye umuhigo Imana mu bihe runaka, yarangiza akaza agahigura. Uwo yatambaga igitambo cyo guhigura umuhigo, ndetse agatamba cyitwaga igitambo cy'amahoro ariko gifite impamvu yo guhigura umuhigo. Icya kabiri cyitwaga igitambo cy'amahoro ariko kigendereye ubushake. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu yumvaga umutima wunyuzwe, nta kintu yahigiye Imana atagize
akumva gusa afite ubushake bwo kumva ashaka gutamba ngo akomeze asabane n'Imana ye. Cyitwaga igitambo cy'uko bari amahoro, ariko kikitwa igitambo cy'ubushake. Hari igitambo cy'ishimwe, kuba hari ibintu byinshi byari byarakuzambiye ariko ukabona noneho Imana yabijyanye neza. Igitambo cyo gushima, iki ngiki cyari igitambo cy'ishimwe. Icyo nashaka kubwira rero nsoza kuri aka kantu k'ibitambo n'amaturo, noneho habaga amaturo y'ifu. Aya maturo y'ifu yo ntago yitwaga ibitambo. Kubera iki? Igitambo ni ikintu kigomba kuvusha amaraso. Hari impamvu zatumaga hakenerwa amaturo y'ifu. Aya maturo y'ifu kuki yabaga akenewe? Mu buturo bwera hakoreshwaga amaraso, ariko hari ahantu hamwe mu buturo bwera hakeneraga amavuta, hari ahantu hamwe mu buturo bwera hakeneraga ifu, hari ahantu mu buturo bwera hakeneraga imibavu. Mu mwanya ndaje tuharebe. Kubw'ibyo rero nibyo koko ibitambo byari bikenewe, ariko Imana yasanze mu buturo bwera hakenewe n'amaturo y'ifu. Abarewe igice cya 2 umurongo wa 1 gukomeza. Muri busange iri turo ry'ifu ryabaga rigizwe n'ibintu bitatu gusa rikitwa ituro ry'ifu. Habaga hari ifu y'ingano yakoreshwaga cyane mu buturo bwera. Icya kabiri habaga hari amavuta ya elayo. Aya mavuta ya elayo yabaga afite akazi kadasanzwe mu buturo bwera. Icya gatatu habaga hari umubavu. Uyu mubavu byabaga ari ibiti bihumura neza, bari bafite ukuntu bakoraga bikavamo impumuro nziza, kubera ko ku buturo bwera uretse gutambira ibyaha hari n'ahandi byakenerwaga. Nshuti yanjye rero, aya maraso, ibi bitambo, aya moko y'ibitambo yose yaratambwaga, ariko nkubwire ngo aya maturo y'ifu yo yari afite akamaro cyane nayo. Ndagira ngo nkubwire ngo uze kubisoma neza. Byari bifitanye, ibi bintu byose twize byari bifitanye isano n'ubuturo bwera, nta na kimwe kidafite akamaro. Twihuta, ndagira ngo nkubwire ngo muri Zaburi igice cya 40 umurongo wa 7, Zaburi 40 umurongo wa 7, Dawidi mu buryo bwa mwuka wera Imana yanditsemo amagambo akomeye yagomba kuzasohozwa na Kristo yu wenyine. Dawidi yaranditse ngo ibitambo n'amaturo y'ifu ntubyishimira, amatwi yanjye urayazibuye, ibitambo byokeje n'ibitambo by'ibyaha ntiwabishatse. Mpera ko ndavuga nti dore ndaje, mu muzingo w'igitabo niko byanditswe kuri nge. Mana yanjye nishimira gukora ibyo ukunda, ni koko amategeko yawe ari mu mutima wanjye. Aya magambo aratangaje. Ndagira ngo nanone turebe mu gitabo cy'Abaheburayo igice cya 1, hari amagambo twize, ni amagambo adasanzwe cyane. Aya magambo yarantangaje cyane. Niba mubyibuka neza, turimo kwiga mu gice cya 1 aho Imana yavuze yemeza Kristo, igice cya 1 umurongo wa 13. Ariko ninde wo mu bamarayika yigeze kubwira iti icara iburyo bwanjye ugeze aho nzashyirira abanzi bawe munsi y'ibirenge byawe? Umurongo nanone wa 8, ariko iby'umwana wayo ibyo yarabyeruye iti intebe yawe Mana ni iteka ryose, inkoni y'ubugabe bwawe ni inkoni yo gukiranuka, kuko wakunze gukiranuka ukanga ubugome, nicyo cyatumye Imana ariyo Mana yawe igusiga amavuta yo kwishima ikakurutisha bagenzi bawe. Ni ukuvuga ngo aya magambo aratangaje cyane. Hano nimusoma neza mu gice cya 2 muzasanga noneho Imana, Kristo yareruye yuko Imana yashimye umubiri we. Ni amagambo adasanzwe cyane. Nuko umurongo wa 14 igice cya 2 Abaheburayo, nuko rero nk'uko abana bahuje umubiri n'amaraso, niko nawe ubwe yahuje ibyo nabo, kugira ngo urupfu rwe aruhinduze ubusa, ufite ubutware bw'urupfu ari we Satani, abone uko abatura abahoze mu bubata bwo gutinya urupfu mu kubaho kwabo kose. Kandi rero tuzi yuko atari abamarayika yatabaye, keretse urubyaro rwa Aburahamu. Nicyo cyatumye yari akwiriye gushushanywa na bene se kuri byose, ngo abe umutambyi mukuru w'imbabazi kandi ukiranuka mu by'Imana, abe n'impongano y'ibyaha, kuko ubwo yababajwe no kugeragezwa ubwe abasha no gutabara abageragezwa bose. Icyo nshaka kuvuga ngiki, Zaburi 40 iragaragaza yuko Imana itari gushima ibitambo n'amaturo y'ifu gusa, itari gushima ibitambo byokejwe n'ibitambo by'ibyaha, ahubwo ku murongo wa 8 hari uwavuze ngo mpera ko ndavuga nti dore ndaje, mu muzingo w'igitabo niko byanditswe kuri nge. Amen. Uyu ninde? Uyu ni Kristo. Kristo Imana yagombaga gushima yuko impagarikeye umubiri we, amaraso ye, ndetse
ibimugize byose ari byo bihinduka urukingo rw'ikiremwa muntu, kandi Imana yemeye yuko ibyaberaga mu buturo bwera byose byagombaga kuba bishushanya impagarike n'igikorwa Kristo yagombaga gukora. Nshuti yanjye rero, reka twongere twinjire. Uraza kuza kureba ku bareba iki cyigisho kuri YouTube, muraza kuza kureba nagerageje kugenda nshyiraho ayo maturo n'ibyo yabaga ari bukore n'icyo umutambyi yabaga ari bukore, ariko reka twihute. Hari igitabo gisobanura neza ibigendanye n'ubuturo bwera cyitwa igishushanyo mbonera. Ngira ngo ni igitabo kirimo ubuturo bwera n'icyo bwasobanuraga, ariko twihuta, ngira ngo ejo twari twize ikintu gikomeye, turimo guhuza ubuturo bwera n'inama y'agakiza. Ngira ngo ejo twabonye ko igicaniro cy'ibitambo ni ukuvuga ngo cyashushanyaga iki? Cyashushanyaga igitambo cya Yesu kidafite inenge. Nababwiye isomo ryo muri Yohana igice cya 29, ndangije mbasobanurira undi mugabane wa kabiri witwaga igikarabiro. Cyari igikoresho cya kabiri, iki cyashushanyaga kuhagirwa, ariko Matayo igice cya 3:11 igikarabiro cyashushanyaga umubatizo wa Yesu Kristo. Uyu munsi rero ndagira ngo twinjire ku meza y'imitsima. Ubwo twinjiye ahera, noneho tuvuye mu rugo twinjiye ahera. Habaga ibintu bitatu: igicaniro cy'imibavu, igitereko cy'amatabaza, ndetse ahangaha habaga nanone igicaniro cy'imibavu, ameza y'imitsima, nanone habaga igitereko cy'amatabaza 7. N'ibyo bintu bitatu byabagamo, aho ameza y'imitsima yashushanyaga ijambo ry'Imana nk'uko muri Matayo igice cya 4:4 habitubwira. Igicaniro cy'imibavu kigashushanya amasengesho nk'uko tugiye kubyiga, ndetse igitereko cy'amatabaza 7 kigashushanya abantu b'Imana batuma amatabaza yabo amurika, ndetse kigashushanya nanone mwuka wera. Ibi rero biratangaje cyane. Nagira ngo twinjire nanone nkwibutsa yuko nanone ibi bintu byashushanyaga ubuturo bwera, bwashushanyaga umurimo Yesu azaza agenda akora uko bwije n'uko bukeye. Igicaniro cy'ibitambo cyasobanuraga yuko Yesu, murabyibuka, Yohana yaravuze ngo dore ntama y'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Ndetse igikarabiro murabyibuka yuko nanone Yesu ni amazi y'ubugingo, niwe utwoza akadukuraho imyanda yacu yose. Ndetse ameza y'imitsima, ntabwo turi bujye kure cyane yuko Yesu ari umutsima w'ubugingo nk'uko tubisoma muri Yohana 6:53. Igicaniro cy'imibavu, ntabwo turi bujye kure cyane yuko Yesu ari umuhuza wacu. Mu Baheburayo 7:26 twarabyize. Ndetse ikindi, igitereko cy'amatabaza, ntabwo turi bujye kure cyane yuko Yesu ari we mucyo w'isi nk'uko tubisoma muri Yohana 8. Reka rero twinjire muri iki cyigisho cyacu. Nk'uko nababwiye yuko ubuturo bwera bwashushanyaga umusaraba wa Kristo, kandi kimwe mu bintu bidasanzwe ni uko udahuje umusaraba n'urupfu rwa Kristo rwose ubuhomba. Nababwiye urugendo rwakorwaga nta rundi, muzasanga urugendo rwakorwaga, nabahaye hariya ipica ku barebera iki cyigisho kuri internet. Murabona ubuturo bwera, umuntu akinjira hari nimero ya mbere, ya kabiri, ya gatatu, ya kane, ya gatanu n'iya gatandatu ariho hera cyane. Rero uyu murimo Kristo yagombaga gutangira umurimo we, bikagenda byose bikurikirana nk'uko ubuturo bwera ibintu byari bitondetse. Mbega uburyo budasanzwe bw'Imana bwigishaga abantu kumenya icyo Kristo azakora. Nshuti yanjye, reka twinjire mu mugabane wa hera. Ahera uyu wari umugabane wari ugizwe n'ibintu bitatu nk'uko nabisobanuye: igitereko cy'amatabaza 7, ameza y'imitsima yo kumurikwa yaririho imitsima 12, n'icyotero cy'imibavu cyakorerwagaho gahunda yo kumenaho yafu nahoze mbabwira mu mwanya, ya mibavu, ndetse na ya mavuta ya elayo. Amavuta ya elayo ariko ubundi biriya bintu byose uko ari bitatu nababwiye byakoraga ahera, ntago byakoraga ahera cyane. Ya maturo y'ifu nababwiye harimo amavuta ya elayo, hakazamo yafu y'ingano, hakazamo na wa mubavu uhumura neza. Ndetse mbibutsa yuko ibi bintu niba mubyibuka, uyu mubavu uhumura neza, mubyibuke neza, igihe Yesu yavukaga abantu bari baje kumuramya bavuye mu burasirazuba, murabyibuka ko nabyo babizanyemo. Ndetse ubwo byari bifite ikintu bisobanura, wenda tuzabireba nitwigira imbere. Uyu mugabane werekana by'umwihariko, umugabane wa hera werekana by'umwihariko ko Imana ititaye gusa ku kwezwa kwacu no kubabarirwa kwacu, ahubwo yitaye no kukuramya kwacu. Mu magambo make rero, uyu mugabane wa hera ushushanya kuramya kwacu, gusabana
kubana kwacu n'Imana. Uti mu buhe buryo? Reka inshuti yanjye, reka ngusabe duhere kuri kino ku gicaniro cy'imibavu. Reka duhere ku gicaniro cy'imibavu, icyotero cy'imibavu cyangwa se igicaniro cy'imibavu. Ndagira ngo nkubwire ngo iki ngiki abatambyi bakizagaho mu gitondo na nimugoroba, ndetse mu gitondo na nimugoroba bavagaga imvange y'umubavu. Barangiza uraza gusoma mu Kuva igice cya 30, mu Kuva igice cya 30 umurongo wa 34 kugeza kwa 38. Bibiliya iratangaje. Bibiliya, Imana yatanze amategeko uburyo bazaza bavanga imvange y'uyu mubavu ugomba kuza gutwikirwa hano. Ariko Imana itanga agasopo, iravuga ngo ibi bintu babwiye kuvanga muzirinde ko hari Umwisirayeli wabivangiriwe ngo abyihumurize, uwo nanaboneka azakurwe mu bwoko bwe. Kubera iki? Iyi yari impumuro yagombaga kumvikana mu buturo bwera gusa, kandi iyo mpumuro yagombaga gutuma abantu bahora bumva bahumuriwe n'ubuturo bwera, bigatuma babujyaho. Iyi mibavu kandi yatumaga ubuturo bwera, inshingano zose zahaberaga zari inshingano zakagombye kuba zidafite gahunda ukurikije uko zabaga zimeze. Ahantu bamenaga amaraso, babagira inka, bamena iki, urumva impumuro yaho ntago yari kuba nziza. Aka kantu niko katumaga ubuturo bwera buhumura. Rero ndagira ngo nkubwire ko icyotero cy'imibavu cyashushanyaga amasengesho y'abera. Aya masengesho arimo uburyo bubiri: hari amasengesho bisabira n'amasengesho basabira abandi. Ariko nagira ngo nkubwire nanone cyashushanyaga Yesu Kristo, kuko nagira ngo nkubwire ngo nta rindi zina abantu bahawe ryo gukirizwamo uretse irya Yesu Kristo. Nta wundi muhuza, nta handi hantu isengesho ryaca ngo rigere mu matwi y'Imana, nta handi hantu isengesho ryaca ngo rihumurire Imana atari muri Yesu Kristo. Niyo mpamvu yabwiye abigishwa barababwira ati musabe icyo mushaka cyose mu izina ryanjye muzagihabwa. Yakobo 5:16, mwaturirane ibyaha byanyu kandi musabirane kugira ngo mukizwe. Gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi iyo asenga nk'umwete. Mu magambo make rero nshuti yanjye, icyotero cy'imibavu hano kirashushanya amasengesho. Zaburi 141 umurongo wa 2, gusenga kwanjye gushyirwa imbere yawe nk'umubavu, no kumanika amaboko yanjye kube nk'igitambo cya nimugoroba. Amen. Dukeneye gusenga, kandi gusenga kwacu gukwiye kuba umubavu. Kubw'ibyo rero aya bayuda aha niho bakuye gahunda yo gusenga mu gitondo no gusenga nimugoroba. Reka nkwibutse yuko n'abakristo niho twakuye umuco wo gusenga mu gitondo no gusenga nimugoroba. Nshuti yanjye, nagira ngo nkubaze, muri no minsi icyotero cy'imibavu cyawe kiracyakora cyangwa cyarazimye? Umuriro w'icyotero cy'imibavu wacanwaga n'Imana. Umutambyi yahoraga afite inshingano yo gucunga ko kitazima. Reka nkubwire yuko Imana iduhamagara yaduhaye amahirwe yo gusenga. Kubw'ibyo rero nagira ngo nkubwire ngo gucunga yuko amasengesho yawe atahagaze ni inshingano yawe nanjye. Byahishuwe igice cya 8 umurongo wa 3, haza marayika wundi ahagarara ku gicaniro afite icyotero cyacuzwe mu izahabu, ahabwa imibavu myinshi ngo ayongere ku masengesho y'abera bose, ayishyire ku gicaniro cy'izahabu kiri imbere ya ya ntebe. Umwotsi w'umubavu uva mu kuboko kwa marayika uzamukana imbere y'Imana n'amasengesho y'abera. Mu gihe abana b'Imana bazabasaba kubabarirwa, Imana izabongerera imbaraga kugira ngo amasengesho yabo azamuke. Mu gihe bazaba bibaza ko banditswe mu gitabo cy'ubugingo, mu gihe bazaba bashaka kumenya uko bakiriwe n'ijuru, Imana, marayika w'Imana azakora ikidasanzwe kugira ngo amasengesho yabo agere mu ijuru. Ariko nagira ngo ubwire nshuti yanjye, iki ni igihe cyo gukurikirana cyane. Ndakwinginze, iki ni igihe cyo gukurikirana cyane ngo umenye niba wemewe mu ijuru. Ese wabimenya ute? Inzira y'amasengesho yacu, reka mbabwire, uyu munsi wa none muri ibi bihe bya coronavirus, niba mwabibonye, inzira zose zahagaze, ibintu byose byahagaritswe, inzira zose ntago zemewe, ingendo zose ziswe izidafite ingendo zidakwiriye. Ariko nagira ngo nkubwire, dukwiye gukora urugendo rwo kuzamura ibitekerezo byacu bikajya mu ijuru mu buryo bw'isengesho. Igicaniro cy'imibavu rero gishushanya iki? Umukristo wakiriye Kristo by'ukuri akabatizwa kandi akiga Bibiliya azasobanukirwa ko mu gihe adasenga adashobora kugira imbaraga. Kugirana umushyikirano na Kristo rero bifite agaciro gahebuje. Binyuze mu gusenga rero gusa nibwo umuntu ashobora guhangana n'imitego ya Satani. Reka nshuti yanjye ngira ikintu nkubwira, niba
kwakira umusaraba icyo Kristo yakoze. Abadayimoni, dufate urugero rw'abadayimoni. Niba abadayimoni 10 aribo baje kukubuza kwemera yuko Yesu yagupfiriye, iyo uhanganye nabo ukabatsinda, ugafata umwanzuro wo kubatizwa igikarabiro, ukabugeze ku gikarabiro, Satani akoresha abadayimoni 20, ni urugero turimo gutanga, kugira ngo akubuze kubatizwa. Niyo mpamvu abantu benshi bemera iby'Imana, ariko kubatizwa nk'uko Yesu yabatijwe ngo bafate umwanzuro wo kuba muri we birabagora. Noneho rero nagira ngo nkubwire, niba abadayimoni 20 barakubujije kubatizwa, igihe kizagera Satani akoreshe imbaraga zikomeye, noneho uzasanga abadayimoni 40 nibo bazakoreshwa kugira ngo bakubuze kwiga, bakubuze gusenga. Ibi bintu birababaje cyane, birababaje cyane. Icyo nagira ngo mbwire rero, niba hari abadayimoni 40 bakubuza kwiga ibyanditswe byera, menya yuko noneho Satani azakoresha abadayimoni 80 kukubuza gusenga. Mbega ibintu bitangaje. Nagira ngo mbwire ngo uko umuntu yigira imbere mu by'Imana, niko Satani yongera umubare w'abadayimoni bamubuza kugera kuri ibyo bintu. Kandi duhamagarirwa noneho kuzarenga tukagera hera cyane, ibitekerezo byacu bikagera hera aho Kristo ari iburyo bwa Se. Uru rugendo rwacu rero Satani agomba kururwanya. Reka ninjire noneho ngere ku meza y'imitsima. Ameza y'imitsima yari ameza yabaga ahera, yari ateretseho imitsima 12. Twihuta, byerekanaga imiryango 12 ya Isiraheli. Kandi aya meza y'imitsima, imitsima 12 yaribwaga ku isabato n'abatambyi, barangiza bagashyiraho iyindi mishyashya. Cyari igishushanyo cy'ubusabane bw'Imana n'abantu. Amen. Ni ukuvuga ngo iyo mitsima abatambyi bayiriraga aho ngaho, ntago bayisohokanaga, bayiriraga aho ngaho. Mu gitabo cy'Ibyahishuwe igice cya 3:20 mpabwirwa irarika ry'Imana iturarika uyu munsi, ivuga ngo dore mpagaze ku rugi ndakomanga, umuntu niyumva ijwi ryanjye agakingura urugi, nzinjira iwe dusangire. Uyu wari umuhango werekana ubusabane. Muri Yohana igice cya 6:33 Yesu yarabyeruye aravuga ngo kuko umutsima w'Imana ari umanuka uva mu ijuru ugahaba ari mu isi ubugingo. Baramubwira bati databuja, ujye uduha uwo mutsima iteka, ujye uduha uwo mutsima iteka. 35 Yesu arababwira ati ninjye mutsima w'ubugingo, uza aho ndi ntazasonza na hato, nunyizera ntabwo azagira inyota na hato. Mu magambo make, imitsima mu buturo bwera, Kristo niwe buturo bwera bwacu, kandi muri Kristo Yesu hari umutsima w'ubugingo ari wo jambo ry'Imana. Igihe cyose umuntu azaba adafite umwanya wo gusangira na Kristo, rero inyigisho y'ubuturo bwera azaba yagiye kure yayo. Ameza y'imitsima, nagira ngo nkubwire ikintu kidasanzwe asobanura. Umukristo wakiriye by'ukuri ko Kristo nk'igitambo cye, kandi akakira umubatizo wa Kristo, azagaragazwa no kwiga ijambo ry'Imana, kuko muri ryo harimo agakiza. Amen. Nagira ngo nkwibutse yuko igihe Yesu yaganiraga na Satani, Yesu yabwiye Satani mu butayu muri Matayo 4:4 amubwira ngo umuntu ntatungwa n'umutsima gusa, atungwa n'amagambo yose ava mu kanwa k'Imana. Tujya dusenga tubwira Imana ngo dukeneye imitsima yo guha abana bacu, ukagana n'umuntu akabwira ati nanagiye gushaka umugati wa kibwa, umutsima wa kibwa. Ariko igihe kirageze ngo nibyo koko dukwiye guhangana n'ubu buzima tukabaho, ariko ikintu cyose gituma ubuturo bwacu bw'imitima yacu buburamo ameza y'imitsima 12. Ndakwinginze, igihe cyose uzabona ibintu byagutwaye ku buryo utabona umwanya wo kugira ngo ku isabato ameza y'imitsima, imitsima 12 ishaje ikurweho, haterekweho imitsima mishyashya. Ese nshuti yanjye, wowe utemera isabato, niba aya meza y'imitsima ku isabato aribwo bakuragaho imitsima yashaje bagashyiraho imishyashya, uyu munsi wa none nshuti yanjye nagira ngo nkubwire ngo niba utabona umwanya wo kwigira ijambo ry'Imana, bakaba bakiri kugaburira, ukaba ugitegereje ibyo ukura ku babwiriza bakomeye, ku bapasiteri b'ibihangange no kuri ba bishop na ba padiri, ukaba udashobora gufata ibyanditswe byera, ndagira ngo nkubaze, iri korosi turimo ry'ubuhanuzi burimo gusohora, kandi ibintu byinshi birimo gusohora, amadini akaba yarabihisha abantu, uzabimenya ute? Ndakwinginze ngo Imana yongere igufashe, ameza y'imitsima yongere asubire mu buturo bwawe bw'umutima wawe. Nagira ngo nkubwire ikindi kintu kidasanzwe tugiye gusorezaho uyu mwanya, ni igitereko cy'amatabaza 7. Iki gitereko cy'amatabaza 7 cyari gifite ubusobanuro budasanzwe. Abaheburayo bakitaga menorah.
ndetse iki ngiki cyari ikintu kidasanzwe, cyari ikimeze cyacanaga urumuri, winjiye cyabaga ibumoso ahera. Basekuraga elayo, ya elayo yazanywe na ba bantu mu maturo y'ifu, mu maturo bafataga ya elayo bakayisekura, bamara kuyisekura maze hakabonekamo amavuta. Noneho rero ayo mavuta yagombaga kuzanwa agashyirwa muri iki gitereko cy'amatabaza. Nuko bw'ibyo rero cyagombaga guhora cyaka. Imwe mu nshingano y'umutambyi kwari ugucunga yuko gihora cyaka. Mu magambo make twihuta, nagira ngo nkubwire inshuti yanjye, aya mavuta Zekariya yasobanuye ko ashushanya mwuka wera. Mu magambo make iki cyasobanuraga ko Yesu Kristo ari we uzaduha umwuka wera, kandi Yesu Kristo ari we uzatumurikira. Aya magambo nushaka kumenya uko bakoraga ariya mavuta yacyo n'uburyo cyakaga, uze kureba mubare w'igice cya 24 umurongo wa mbere kugeza ku wa 4. Yohana igice cya 1 umurongo wa 4, Yohana atangira ubutumwa bwe yarabyeruye, arangije arasobanura avuga ngo muri we, muri Yesu Kristo harimo ubugingo, kandi ubwo bugingo bwari umucyo w'abantu. Uwo mucyo uvira mu mwijima, ariko umwijima ntiwawumenya. Ubuturo bwera, iki gitereko cy'amatabaza cyashushanyaga Yesu Kristo. Kubw'ibyo Yesu adahari, isi yose yaba umwijima. Yesu adahari, ijambo ry'Imana nta waribonamo umucyo. Twasomamo ibintu binezeza kamere zacu, ariko ntitwabona ibidutsinda ngo bitwemeze ibyaha. Kubw'ibyo rero Yohana 8 umurongo wa 12, Yesu yareruye aravuga ngo, Yesu yongera kubabwira ati, ni nje mucyo w'isi, unkurikira ntazagenda mu mwijima na hato, ahubwo azaba afite umucyo w'ubugingo. Ariko Yesu, kuko nanone ubuturo bwera bwashushanyaga Kristo, ariko nanone bugomba gusohorezwa mu mitima yacu. Ibi byatumye Matayo igice cya 5 umurongo wa 14, Yesu yibuka icyo umucyo wasobanuraga mu buturo bwera. Arangije Yesu aravuga ngo, muri umucyo w'isi, umudugudu wubatswe ku mpinga y'umusozi ntubasha kwihisha. Nta bakongeza itabaza ngo baritwikirize intonga, ahubwo barishyira ku gitereko cyaryo, rikamurikira abari mu nzu bose. Abari ku mucyo wanyu ubonekera imbere y'abantu, kugira ngo babone imirimo yanyu myiza, bahereko bahimbaze so wo mu ijuru. Amen. Ndagira ngo nkubwire inshuti yanjye, uretse Yesu kutubera umucyo nk'uko ubuturo bwera bwari burimo igitereko cy'amatabaza 7, ndagira ngo nkubwire ngo Yesu akwiye kutubera umucyo. 7 bisobanura umubare ushyitse. Nk'uko ureba kiriya gitereko cy'amatabaza, kandi Yesu niwe uturahurira umucyo akawuduha, natwe tukawugeza ku bandi. Byaba akaga rero uramutse uvuze yuko ukunze umucyo ariko ntushobore kuwusangiza bagenzi bawe. Nshuti yanjye, nagira ngo nkubwire ngo Imana idufiteho umugambi, ariko abantu ntago babibona. Mu gitabo cy'iby'Abadiventiste b'umunsi, ubusobanuro bwa Bibiliya bw'Abadiventiste umunsi wa 7, SDA Bible Commentary volume ya 7, muri iki gice basobanura igice cya 9, banditse amagambo menshi yerekana agaciro k'icyo Yesu yadukoreye, igitambo cya Yesu, agaciro k'umusaraba we, uburyo Kristo muri we ariho yasohoreje ubuhanuzi bwose bwasurwaga n'ubuturo bwera. Ariko page 933 banditse amagambo akomeye, n'amagambo yanditswe muri Signs of Times cyangwa se ibimenyetso by'ibihe. N'amagambo yanditswe mu kwezi kwa mbere, hari ku itariki ya 2 mu cya 893, akaba ari muri iki gitabo mbabwiye. Baranditse ngo Yesu Kristo ku giti cye niwe wari warabaye ibanze, niwe wari waratanze imisengere y'Abayahudi, niwe wari ibanze, niwe wari warabaye itangiriro ry'imisengere y'Abayahudi. Mu buryo yaba ibyaberagamo, yaba n'ibishushanyo byaberagamo, byose byatungaga urutoki, byari igicucu cyashushanyaga iby'umwuka, ndetse bikagira n'ubusobanuro bw'ibyaberaga mu ijuru. Abantu benshi ariko ntabwo bigeze bamenya agaciro kagaragariraga muri ibyo bitambo. Mu by'ukuri muri ibyo bitambo hari harimo ukuri kwashushanyaga Kristo wenyine. Icyo nagira mbabwire, muri ubu buturo bwera kandi nanone hagaragazaga yuko kubabarirwa konyine kw'ibyaha gukomoka muri Kristo. Ariko nyamara nshuti zanjye, ntabwo aba bantu bigeze bamenya icyo byashushanyaga. Iryo somo bararitakaje. Kubw'ibyo rero gutamba inshuro nyinshi ibitambo n'amaturo, ibitambo by'amaraso, ndetse bagatamba intama n'ihene, intama n'ibimasa, ibi ngibi nta na rimwe byari gushobora gukuraho umuntu icyaha.
nshuti yanjye, iri somo rizahora ryigwa iteka ryose. Reka ubwo Kristo atugisobanuriye ahera n'ibyari bihari icyo byasobanuraga, tukaba turi abatambyi, ndabinginze ngo mwirinde yuko igitereko cy'amatabaza cyatuzimana mu izina rya Yesu. Ndabinginze ngo mwirinde yuko ameza imitsima yadusazana, dukeneye kuyihindura uko bwije n'uko bukeye, dukurikije gahunda y'ubuturo bwera. Dukwiye buri sabato gukura imitsima ishaje muri twe, hakajyamo imitsima mishyashya. Kandi najya mbabwire ngo nk'uko mu buturo bwera icyotero cy'imibavu cyatumaga ubuturo bwera buhumura, gishushanya amasengesho, ndabinginze ntihazagire umunsi n'umwe icyotero cy'imibavu kituzimana, ahubwo mu gitondo na nimugoroba nk'abatambyi beza igihe kirageze ngo tugikoreho. Kandi Kristo atubere umutambyi, aduha imbaraga zo kugira ngo imibereho yacu ihamanye n'iby'ijambo rye risobanura, mu izina rya Yesu, amen. Dusenge. Witeka Mana nziza, ibi byose twize birakomeye, ibi byose twize mu ntege nke za muntu ntago bishoboka, ariko wowe washoboje icyananiye abakera ukagisoboza abigishwa bawe, ukaba n'uyu munsi wa none witeguye kukidushoboza. Tumanitse amaboko kugira ngo ibyananiranye mu mibiri yacu, ibyananiranye muri kamere yacu, ibyananiranye mu mitekerereze yacu, Mwami Uwiteka, tubishobozwe n'umusaraba w'i Karuvari, tubyakire kubw'uko wabidushoboreye. Utubere itangiriro n'iherezo ry'ibyiringiro byo kubaho kwacu no kubabarirwa kwacu no kuzabona ubugingo kwacu, tubisabye mu izina rya Yesu, amen.